Murakaza neza kuri KTV, urubuga rwanyu rukugezaho amakuru y'imyidagaduro, abahanzi, ibyegeranyo bimeze neza n'andi makuru yihariye. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Nathan. Gusa mbere yuko dukomeza, banza udushyigikire ukanda aho handitse subscribe, like, kandi share ndetse utwandikire muri comment igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'abakobwa babiri bazwi cyane mu muziki wa gospel hano mu Rwanda, aribo Vestina na Dorcas. Twibande no ku makuru amaze iminsi avugwa ku bukwe bwa Vestina n'umusore Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Mbere ariko uko dutangira, reka turebere hamwe ubuzima bw'aba bakobwa bombi bari babiri, Vestina na Dorcas. Vestina na Dorcas ni abahanzikazi b'abavandimwe bavuka mu karere ka Musanze, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bamenyekanye cyane mu muziki wa gospel kubera amajwi yabo meza n'ubutumwa bwiza butanga ihumure n'ibyishimo ku bayumva. Ukuboza 2024 bashyize ahagaragara album yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo, ikubiyemo indirimbo 10. Iyi album bayimurikiye abakunzi babo mu gitaramo cyabereye muri Kigali mu rwego rwo gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu mwaka wa 2023 Vestina na Dorcas bakoze ibitaramo bitandukanye, harimo n'icyo bagiriye muri Canada, aho basusurukije abakunzi babo batuye muri icyo gihugu. Ibi bitaramo byabaye intangiriro y'urugendo rwabo mpuzamahanga mu muziki wa gospel. Mu rwego rwo gukomeza kwagura umuziki wabo, bashyize hanze indirimbo nshya yitwa Ihema, ikomeje kwakirwa neza n'abakunzi b'umuziki wa gospel. Vestina na Dorcas bakomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki wa gospel mu Rwanda no hanze yarwo. Bakaba bakunzwe cyane kubera ubuhanga bwabo mu kuririmba n'ubutumwa bwiza batanga mu ndirimbo zabo. Muri iki kiganiro tujya kurebera hamwe amakuru arimo aravugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, avuga ko uyu mukobwa Vestina yaba yarasezeranye, ariko akomeje kubera benshi urujijo kuko nta foto n'imwe igaragara ku mbuga zigiye zitandukanye yemeza ko uyu mukobwa yaba yarasezeranye koko. Gusa nk'uko tubikesha ikinyamakuru Inyarwanda, reka turebe amakuru aturuka ku Nyarwanda icyo abivugaho. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Mutarama 2025 nibwo byamenyekanye ko Ishimwe Vestina uririmbana na mugenzi we Dorcas yasezeranye imbere y'amategeko. Uyu mukobwa yemeje kubana akaramata byemewe n'amategeko n'umugabo we Idrissa usanzwe afite inkomoko mu gihugu cya Burkina Faso. Inyandiko zivugaho kuri interinete zigaragaza ko afite ibikorwa byinshi bimwinjiriza amafaranga ndetse ari mu batunze agatubutse. Bombi basezeraniye mu murenge wa Kinyinya kuwa gatatu. Bari bafite gahunda yo gusezerana kuwa kabiri tariki ya 14 Mutarama 2025. Asaba umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Kinyinya kwimura gahunda yabo yo kuri uyu wa gatatu, nyuma yo kumenya ko hari abanyamakuru bamenye gahunda yabo. Kuva Vestina yinjira mu itangazamakuru, ntiyavuzwe mu nkuru z'urukundo, ahubwo we n'umuvandimwe we Dorcas bashyize imbere ibikorwa by'umuziki. Ku rubuga rwa X, abantu batunguwe n'iyi nkuru ndetse bavuga ko bitari bikwiye ko uyu mukobwa arushinga. Afite imyaka 22, mu gihe umusore afite imyaka 42. Munyakazi Sadat wayoboye Rayon Sport yanditse ku rubuga rwa X ashima Vestina ko yaguye umuryango, agira ati: "Rubyiruko nshuti zanjye, niriwe mbona hano mu mihanda mwihaye ngo 42, 22, njye nta makuru mbifiteho. Gusa mu nkundire mbabwire ko icya mbere ari urukundo, kuko urushatse rumusanga kandi ntirugira ubutoni ku myaka. Urugo ruhire mukobwa w'u Rwanda kandi waguye amaboko y'umuryango n'ay'u Rwanda. Baho." Umunyamakuru wa Magic FM Robert Makena we yanditse agira ati: "Ubu kandi ntabwo mwibuka itegeko rishya ry'umuryango. Umukobwa, umuhungu ufite imyaka 18 ariko atujuje imyaka 21 umwemerera gushaka, yabisaba ku mwanditsi ku karere igihe afite impamvu zumvikana,
bakemererwa gushaka. Aya niyo makuru ari kubasha kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ku bivuga kuri umukobwa Vestina waba warasezeranye n'uyu muherwe Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Ndagushimiye wabanye nanjye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye. Banza urebe niba bamaze gukanda wanditse subscribe kandi naho ngaho kunzogera usharinge iki kiganiro cyangwa se ugisangize inshuti zawe kugira ngo zijye zimenya ibyiza iyi TV ibagezaho. Bibutsa ko tubagezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'abahanzi, ibyegeranyo utasanga ahandi kuri urubuga rwacu rwa KTV. Ndabashimiye cyane mwabanye muri iki kiganiro. Nitwa Nathan, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.